reka mbifurize amahoro y'Imana, igitondo cyiza cyangwa se igicamunsi cyiza cyangwa umugoroba mwiza mwese mudukurikiye. Ndizera ko wowe turi kurebana uyu mwanya wakanze subscribe. Niba utarabikora wabikora, ntacyo biguhombyaho. Nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro, kandi mbashimira ko mwakomeje kubana natwe mu bitekerezo mugenda muduha kugira ngo turusheho gutera imbere. Ibyo rero ntabwo tubifata nk'ibintu biri aho ngaho, tubiha agaciro. Mwarakoze cyane kubana natwe kandi no kudushyigikira. Iyo ni support ikomeye cyane. Nitwa Innocent Gasabato, ndaje kugira ngo tuganire. Ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhere. Iyo turi mu kiganiro nk'uko nguko, burya abatabyumva mu buryo bw'abandi babyumvamo mujye mwihangana, ahubwo dukore icyo tugomba gukora, tunanezeze n'abandi, tugire uruhare mu gutuma abandi bantu banezerwa. Mumeze mute? Umwaka murawusoza neza, murawusoza nabi? Uyu mwaka warabayemo ibintu byinshi. Iyo umwaka utangiye kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12, iminsi 360 n'ingahe, burya aba ari ibintu bikomeye. Harabayemo ibintu byinshi cyane, ibyiza n'ibibi, kandi byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza nk'uko abasenga babivuga. Rero impamvu nje kugira ngo tuganire, mfite insanganyamatsiko ishobora kuba itavugwaho rumwe. Uyu munsi ni tariki 25 z'ukwezi kwa 12, bawita Noheli. Owe uyu munsi ufata gute? Ntabwo nje ko influencer imyemerere y'abantu cyangwa se ngo nze guhindura ibyo mwemera, ariko ndaje kugira ngo tuvugane hanyuma twumvikane ku kintu runaka. Iki kintu cyitwa Noheli, abantu bagifata bate? Ese koko Noheli waba ari umunsi abantu bihimbiye? Niba ari umuhimbano, twebwe utubwiye iki muri community zacu tubamo? Ni konji uyu munsi, abantu benshi ntabwo bagiye mu kazi, keretse wenda abafite imirimo yo kurera abantu wenda batishoboye cyangwa se yo kwita ku miryango bakabihemberwa. Ariko uretse abo ngabo n'abandi bake cyangwa abikorera bagira amaschedule yabo, abenshi uyu munsi muba mwaruhutse. Uyu munsi ni Noheli. Ni Noheli. Niyo mpamvu nkwifurije Noheli nziza mu buryo bwa rusange, budashingiye ku myemerere cyangwa se ku byo nemera cyangwa undi wese yemera. Ni umunsi wa Noheli, ni umunsi mukuru. Iyo bigeze ku Banyamerika ho cyangwa se iyi si y'Iburasirazuba, ni umunsi wizihiza cyane kurenza indi minsi yose ishobora kubaho. Ni n'umunsi uhuriweho, ni umunsi uhuriweho ku isi yose. Burya iminsi mikuru ijya ibaho mu bihugu bimwe na bimwe, ugasanga ni umunsi w'igihugu cyonyine. Ariko iyo bigeze kuri Noheli, ni umunsi navuga ko ari rusange, buri wese ahari arawizihiza, keretse wenda mu bihugu by'Abarabu cyane bitarimo abakristo benshi. Ahandi Noheli barayizihiza kandi bagahura, imiryango igahura nk'uko uyu munsi muri buhure cyangwa mwahuye. Hari abaraye mu birori byakomeje bizanageza na ryari. Tugiye kuganira kuri uyu munsi rero witwa Noheli n'inkomoko yawo, n'impamvu utavugwaho rumwe ku bantu bamwe na bamwe. Ntabwo nkuvanaho uri ngo ngushyiraho undi, ntabwo ari cyo ngamije, ahubwo ni ukugira ngo tugire imyumvire imwe ku kintu runaka. Reka mbere yuko ninjira muri Noheli mbanze mbararike cyangwa se mbatumire mu gitaramo cyo guhimbaza Imana, cyane cyane abantu batuye mu mujyi wa Phoenix, Arizona, abantu muri hafi aho ngaho za Tucson. Reka mbararike abantu bari New Mexico, ni hafi aho ngaho, no gutwara amasaha 5 kabugezeyo. Ku itariki ya 20, ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere, igitaramo cyo guhimbaza Imana
cyateguwe n'abasore n'inkumi bo muri korali yitwa Aleph Singers. Babateguriye igitaramo rero, abantu muri hafi aho ngaho rwose nababwira ngo nimugende mufatanye na bariya basore n'inkumi guhimbaza Imana ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere 2025 hariya kuri El Shaddai, itorero ryitwa El Shaddai. Niyo concert izabera, kandi batumiye amakorali arimo yitwa Zion, harimo indi yitwa Joy Givers yo muri Salt Lake, Utah, hakabamo na korali Dukumbuye Ijuru yo kuri iryo torero ryaho ngaho. Rero nababwira iki, nimugende mufatanye n'urwo rubyiruko guhimbaza Imana, tuyishimira umwaka tuvuyemo, hanyuma tunayirageza n'umwaka tugiye gutangira wa 2025. Iryo tangazo muri zirikane, mubwire inshuti zanyu, hanyuma tube duhuriye hariya El Shaddai twese duhimbaza Imana. Reka iryo tangazo ubwo ritambutse dukomeze mu nsanganyamatsiko yacu y'umunsi. Noheli ni umunsi ukomoka hehe? Ese kuki bamwe mu bakristo batizihiza cyangwa se badaha agaciro Noheli? Ndavuga ibyo byombi hanyuma mbiveho nge ku ndenzi cy'imyemerere, ndajya ku bintu byitwa morale. Morale ni ukuvuga ngo ese ubundi niba utemera Noheli wakabaye ubana ute n'abayemera? Hari abo nabonye batangiye kubiganiraho ndetse bagafata bamwe mu batizihiza Noheli nk'abahezanguni. Bakabafata nk'abahezanguni, bakabashyira mu gatebo kabo runaka, ku buryo umuntu ashobora gufatwa nk'utishimira ibyiza by'abandi. Noheli isobanura, bavuga ko ari ivuka rya Yezu Kristo. Yezu Kristo ni ivuka rye, yavutse, bavuga ko yavutse, ubwo ni imyemerere ya Kiliziya, yavutse ku itariki ya 25, ariko ntabwo inyandiko zirabigaragaza neza. Birashoboka ko wenda ari umunsi washyizweho ku bwumvikane, nk'uko abantu benshi mwavutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere mu byangombwa, nyamara atariho mwavutse. Nabonye impaka zakomeje kuzamuka, bamwe bavuga bati Noheli ni igihimbano. Ati ubundi mubikura hehe ko niba Yezu yaravutse ku itariki 25 aribyo byanditswe, niba ariho yavutse, kuki byabaye ngombwa ko batanga itegeko ryo kwica abana b'impinja bose, kuko batari bazi igihe yavukiye, bari gukekeranya, bigatuma abana b'abahungu b'impinja zavutse muri icyo gihe babica kugira ngo nawe agenderemo. Bamwe bati iki ni igihimbano, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Bati ntabwo Noheli ikwiye kwizihizwa. Abandi bati Noheli ni umunsi mukuru kuko aribwo Yezu yavutse, akana Yezu yavutse, umucunguzi, kuko umucunguzi yavutse. Izo ni impaka, buri wese afite uko abyemera, ariko iyo bigeze ku myemerere yindi, wenda mvuge imyemerere y'abo mu idini ya Islamu, ubo ntago babyemera, nta nubwo babiha n'agaciro, kuko bemera Yezu nk'intumwa, kimwe nuko na Muhammad bemera ko ari intumwa, ariko ntago bemera Yezu cyangwa Yesu. Abandi wenda ni abafite indi myemerere yindi itari iyi ngiyi iri modern. Iyi myemerere ubundi ni imyemerere itamaze imyaka myinshi, ushingiye mu bitabo by'abanditsi n'abashakashatsi bagaragaza ko isi imaze imyaka runaka ibayeho, nyamara muri iyo myaka iyo bemera ubwo ndavuga abize amateka ibyitwa ngo antiquité cyangwa se ta moderne, ubundi abemera Bibiliya bemera ko isi imaze imyaka 6,000 ibayeho, kuko mbere babaraga basubira inyuma, bigeze muri 0 cyangwa se muri icyo gihe cya Yezu cyangwa Yesu babara bajya hejuru. Ubwo isi yabo imaze imyaka 6,000, ubu turi muri 2024, twinjiye na 5. Ubwo abashingira kuri Bibiliya berekana ko isi imaze imyaka 6,000, ubwo na 24 wahita yongeraho ko niyo tugeze mu bungubu. Ariko abandi bakavuga bati isi yabayeho kera cyane. Kubemera aho isi yakomotse
aho umuntu yakomotse. Hari abavuga bati umuntu yakomotse ku kanyamaswa. Ubundi ni verisiyo ebyiri muri hangana y'indaya mikoresha no mu Gifaransa, bakavuga bati ngo l'homme est le fruit de la création, umuntu yararemwe. Abandi bati l'homme est le fruit de l'apparition et de la révolution, ni ukuvuga ngo umuntu yavuye mu gasimba cyangwa se mu kantu, agenda akura, agenda yeguka, aba umuntu nk'uyu nguyu tubona. Abo ngabo rero bagaragaza ko umuntu isi imaze imyaka n'imyandiko miliyoni nyinshi z'imyaka, imyaka irenga amamiliyoni n'amamiliyoni, kugera rero ubwo ku bakristo bavuga bati iyo myaka ibihumbi 4 yararangiye, Yesu aravuka aza gucungura abantu. Bati rero iyo myaka icyo gihe muri 0 tariki ya 25 z'ukwa 12 nibwo ngo Yesu yagize gute, yavutse. Abandi bati ibyo bintu ni ikinyoma cyambaye ubusa, bati ni ikinyoma cyambaye ubusa, ntabwo ari byo. Kanze ndebe wenda icyo aba bagiye babivugaho, ariko ntanagiye no muri ibi ngibi. Icyanzanye ubu ngubu muri iki kiganiro ntabwo ari gusobanura impamvu n'inkomoko ya Noheli, ahubwo nicyo nakwita morale. Morale ni ukuvuga ngo abantu bizihiza Noheli n'abatayizihiza bakabaye bafatanya bate mu kwishima mu gihe bibaye ngombwa. Hari abo nabonye, reka nsome ubutumwa, reka ndebe ko mbasha kububona. Ubutumwa uyu muntu yanditse, ndebe ko mbubona hafi aha ngaha. Ubutumwa nibwo bwatumye nifuza kugira icyo mvuga kuri iyi nsanganyamatsiko. Yanditse ati kwita Noheli meaningless simplement parce que ari fete idahuye na croyance zanjye cyangwa se zawe, birimo icyo nakwita ukutamenya. Turetse iby'imyemerere, Noheli ifite dimensions cyangwa se dimension culturelle, historique et universelle zitajijinganywaho, ndetse ubanza zinarenze ubukristo. Harerekana ko Noheli irenze cyane ubukristo, ikaba yifitemo guhuza abantu mu birebana n'imico, amateka, ndetse bikaba binahuriweho mu buryo butajijinganya. Ati Noheli ni ugusoza umwaka. Noheli no gusoza umwaka bihuzwa cyane na partage ndetse na convivialité. Convivialité ni uburyo abantu babana mu mico n'amoko menshi cyane, même pour ceux qui ne pratiquent pas la foi chrétienne. Ati Noheli irenze icyo abantu bita ubukristo, ikaba ari ikintu gifite amateka maremare ashingiye ku mibanire y'abantu, bidashingiye ku myemerere gusa. Ati sinzi impamvu ndi kumva ari ikibazo cya culture générale ouverte, nubwo nyine ndi kubyumva nabi tu just. Ubu ni ubutumwa bw'umuntu yanditse, nabukuye kuri groupe yabutanzeho, avuga ati Noheli irenze imyemerere y'abantu nk'ikintu gihuriweho globally. Hanyuma undi yanditse ati Christmas yinjiye mu muco w'abatuye isi kurenza kuba umuco wa gikristo. Christmas mu Misiri abakristo ntibarenga 5%. Yizihizwa kurenza iminsi ya Kisilamu nka Tabaski, igiti cya Noheli, imyenda ya Père Noël iba ari big business. Restaurant nyinshi zateganije special offers ku bakiriya. Christmas ni konji, kandi Sunday ubusanzwe ari working day, kuko weekend ni Thursday afternoon to Saturday. Ondati mu Misiri ho ndibuka ko Noheli bayizihiza
le 7 janvier, tariki 7 z'ukwezi kwa mbere, kuko bagendera kuri kalendari yitwa Julian calendar. Wenda babishaka kure kuri internet murabibona, hari kalendari igenderwaho idahuye n'iyacu tugenderaho, iyi ya Gregoire. Hanyuma uyu nguyu yarongera ati kuba Noheli ari cultural kurusha kuba religious, ibyo ubanza ari byo, nako atari byo byombi bikaba biterwa n'ahantu umuntu aba. Ni nka kumwe umwadeperi wo mu Rwanda asangirira idi n'abayisilamu. Ibi bitekerezo by'aba bantu birarenga icyo twita imyemerere, bikarenga icyo twita umuco. Ngitangira iki kiganiro nababwiye ngo Noheli ni umwe mu minsi mikuru ihuriweho n'abantu benshi ku isi, baba abakristo n'abatari abakristo. Ni umunsi uhuriweho. Iyo habaye Independence Day cyangwa se umunsi wenda w'ubwigenge w'igihugu runaka, muri Amerika bagira umunsi wabo w'ubwigenge, muri Afurika mu Rwanda cyangwa se muri Congo bagira umunsi wabo wa Independence le 30 juillet, tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Uwo ni umunsi wihariye. Abanyamerika bafite tariki 9 z'ukwezi kwa karindwi, uwo ni umunsi wihariye. N'abandi n'Abafaransa bafite igihe cyabo, igihe baboneye ubwigenge cyangwa se igihe bizihiza umunsi wabo, cyangwa Abongereza bitandukanye nuko abandi bagenda babyizihiza. Abo rero babyizihiza uko nguko, babyizihiza muri ubwo buryo muri context z'ibihugu barimo. Ariko bigeze ku munsi wa Noheli nk'uyu nguyu, ni umunsi uhuriweho. Ntago naje kuvugira abatemera cyangwa abemera Noheli, oya. Icyo nge nashatse ni ukurenga ibingibi twita iyobokamana cyangwa se imyemerere. Nicyo nkeneye ko abantu barenga, kuko Noheli yamaze kwinjira mu mico y'abantu. None abantu bakwiye kubana bate n'abemera cyangwa abatemera Noheli? Ndibwira ko bitwemeranya, kuko Noheli ni umunsi uhuriweho n'isi yose. Abaturage b'isi yose bawuhuriraho, hanyuma bakawizihiza. N'amakampani atanga amakonje. Iyo batanze konje mu kazi, ntago bajya babaza ngo wowe uri umukristo cyangwa uri umuyisilamu cyangwa ntabwo uri umubuda cyangwa uri umuki. Oya, batanga konje mu buryo buri universel ahantu hose. Uyu munsi ntabwo abantu baba bagiye mu mirimo, benshi ntabwo baba bagiye mu mirimo, batanze ikiruhuko. None abatemera Noheli, nanjye ntago nemera inkomoko yayo, ariko njyewe nyemera mu buryo abagabo batanzemo ibitekerezo, buri cultural, uburyo bw'imico. Ese reka nkubaze, byaba bitwaye iki kuba navuga ngo Noheli nziza? Nkabikubwira nubwo waba utayizihiza, nkubwiye ngo Noheli nziza, bikwiye gutera impaka hagati yanjye nawe ngo umbwire ngo warayobye cyangwa ntiwayobye? Bikwiye gutera impaka ko se nkubwira ngo Happy Independence Day cyangwa se Happy Thanksgiving Day, nkakwifuriza umunsi nk'uwo, uwo inkomoko yawo yo urayizi? Kuba byonyine ari umunsi abantu bahuriraho, ugahuza abantu bakaruhuka, bakabana n'imiryango yabo, bakajya kwishimana, numva bidakwiye kuba bivuze ko umuntu yayobye. Oya, ntabwo ari byo rwose, kuko niyo baguhaye konji uwicara n'umuryango wawe ukaruhuka. Yego hari ababikabiriza bagakabya, wenda nk'aba ngaba abaturanyi banjye mbona baba badekoye nijoro, buriya aha ngaha haraba ari ibicika, amabara yose badekoye, wenda hari ibicika. Ariko le fait que ari umunsi w'ikiruhuko abantu babonye, nge mba numva ukwiye kuba umunsi abantu bishimye, nkuko n'indi minsi mikuru mutazi iyo yakomotse muyishimamo. Niko nge mbitekereza, ni nako mbyumva. Ntabwo abantu bakwiye guhutazwa. Abakristo mujya mugirira ikosa, kanze mbabwire, abakristo bamwe na bamwe b'amatorero runaka, ntabwo ndi kuvuga bose, mujya mugira ikosa ryo kuba abaheza nguni. Kuba abaheza nguni, uri ari intambara mu mateka yabaye yitwa Croisade, intambara yagiye ihuza abakristo n'abayisilamu. Abakristo hari ukuntu batajya bitwara neza nabo. Ubundi kuki umuntu akwiye gushoza intambara ku bintu runaka? Reka nze mbabwire, mu muco w'abantu uko tubanye,
iyo umuntu akubwiye ngo kanaka yitabye Imana, usanga tugiye kurirana gutondagirana ati ibyo bintu n'ubuyobe. Ntabwo tubanje ngo dutekereze kuri wa muntu witabye Imana nk'uko babivuga, ahubwo ugasanga ugabye igitero ku muntu ngo nuko avuze ngo umuntu yitabye Imana, cyangwa se ngo wavuga ngo Imana imuhiruko ridashira, kuko wowe utabyemera ugashaka guhutaza. Abakristo bamwe na bamwe hari ubwo muhutaza abantu kandi bidakwiye. Niba umuntu avuze ngo disi Imana imwakire mu bayo cyangwa mu ntore zayo, niba uramutse wowe utabyemera, ubundi bigutwaye iki? Ubundi ntabwo wari wo mwanya wo kugira ngo uze kumwigisha uko wowe ubyemera ngo nawe abyemera nk'uko ubyemera. Ntabwo biba bikwiye. Ibi ni practice, ni imigirire ishobora gutuma tutabana n'abantu neza. Ndetse niba munavuga n'ubutumwa cyangwa mugiye no kubahindura, hari abantu bajya banga message bitewe n'uburyo tuyitangamo. Ubu uvuze ngo kanaka ngo disi ngo Imana imuhiruko ridashira, ibyo bintu ntacyo byakabaye bigutwara wowe. Niba atari kubyemera icecekere, ariko kuki uhita uteze rwaserera aho ngaho ugashaka ko imyumvire yawe bahita bifate nk'uko bifata. Nabibonye n'ahantu henshi ku kiriyo, nkumva umuntu wenda uyoboye umuhango wo guherekeza cyangwa se wo gushyingura, nkumva ashatse kugororera imvugo aho ngaho. Iyo ni brutality. Abantu bakwiye kugenda buhoro. Niba ubona hari ubuyobe buhari, hari igihe cyo kugorora abantu n'imvugo zabo. Ntabwo bafatiranya hari hose ngo uhita uvuga ati ibyo bintu ariko kimuvuga ibintu ibyo bintu ntabwo ari byo. Uriya niba muri abayobozi b'amatorero n'amadini runaka, mwakabaye mumenya context cyangwa se community mubamo, entourage mubamo, mukamenya n'ukuntu mubana nabo. Niba ubana n'umugaturika yiyemerera yuko azi ko Mariya ari nyina wa Yezu, nyina wa Jambo, udusabire, kuki wumva wamuhutaza kuko ari gutya byemera? Niba ari n'ubujiji, niba ari iki, ukwiye kumusanga mu mwanya arimo, mu mwanya ukwiye. Ntabwo ukwiye kumufatira aho ngaho, kuko deja urabizi neza yuko uko nguko ariko abyemera, ariko yize, ariko yigishijwe. None no muri Noheli naho abantu, Noheli iragera, niba umuntu yagize ibihe byiza cyangwa se yagize umunsi mukuru, ese ko muyicelebra? Reka mbabwize ukuri, murayanga, ntimunayifuriza abandi kandi mukayizihiza. Mukanya mu maresitora yo mu mujyi, mu downtown n'ibitaramo murabijyamo kuri Noheli, murabijyamo. Ariko kubera ko umuntu ariko yize, ariko yemera, ugashaka kumuhutaza kuko utemera Noheli. Noheli yarenze ibyitwa ubukristo, cyabaye ikintu kinini kigari gihuza abantu n'abatazi Yezu Kristo, bazi ko Noheli ibaho. Ese ubundi kuki tutanahera no kuri ako ngako ngo tuvuge uwo Yezu dushingiye no kuri iyo Noheli ubwayo? Kuki tutanahera naho ngaho niba abantu bazi Noheli kuruta n'ubukristo? Ibi mvuga mbihagazeho, mugende mukore research. Noheli yarenze ikintu cyitwa ubukristo. N'abana bato bazi ko Christmas ari umunsi, Père Noël ari umunsi wabo w'ibyishimo byabo. Kuki wizihiza independence? Ariko usanga abantu bari kwizihiza Noheli ukabataka cyangwa se ukabajudginga. Ntabwo bikwiriye. Niba umuntu afite uko yumva ibintu, wakabaye umurikira muri iyo myumvire, ukazamukosora mu kindi gihe. Ese kuki ubundi twumva ko tugomba gusenya imyemerere y'abandi ku munsi wabo? Reka nze mbabwire, hari abantu rwose badafite ikinyabupfura muri community kandi mwitwa ko muri abakristo. Ugasanga ntabwo urya inyama, ugeze ahantu bari kurya inyama utangiye gutuka ibiryo by'abandi kubera ko utarya inyama, ugatangira kubatuka, gutuka ibiryo by'abandi. Ibintu ntabwo harimo uburere. Niba usanze abantu bari kunywa amayoga yabo kuko utanywa inzoga, ntabwo wari umwanya wo kubabwira ko bari kunywa ibintu byanduye cyangwa bibi. Mukwiye kujya mushaka umwanya mubwiriramo abantu mutabafatiranyije n'icyo mubasanzemo. Umuntu ari kwirira inyama, yaziguze zimuhenza akaboga karahenda, kuko wowe ubizi ko inyama ari mbi, zangiza ubuzima, zitera umubyibuho, zigira gute, ariko nawe afite ibihamya by'uko inyama ari nziza. Kuki umubwirira umuhanira aho ngaho niba ari uguhana, niba ari kuki umunengera aho ngaho sur place?
ntabwo ari ikinyabupfura cyiza. Ibi bituma n'ibyo twabwira abantu batabyumva, kuko tubasanga mu mwanya utari wo, tugashaka kubahindura imyumvire ku gahato. Ibintu bikorwa buhoro buhoro. Ntabwo umuntu akwiye guhagarara ngo yumve ko imyumvire ye agenderaho azayitera mu bandi ku ngufu. Kandi twagera kuri Noheli mukayiserebura, mukayizihiza, mukinjoyinga icyo kiruhuko n'imiryango yanyu. Mwese muri kumwe n'imiryango yanyu, murasangira n'imiryango yanyu. Ariko kuko ngo ari Noheli ngo ni igipagani, ariko reka abo bapagani binjoyinga ubupagani bwabo. Ntabwo ukwiye kubasanga mu mwanya barimo ngo utangire watake imyemerere yabo. Ibintu ni amakosa. Mujye mubyigisha mbese no muri June, cyangwa mufate Noheli yararangiye, ariko usanze umuntu yarasipendinze yiteguye ibirori bye, ushatse kumuhindurira aho ngaho, ushatse kwerekana ko ibyo bidafite agaciro. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Niyo mpamvu abakristo bamwe na bamwe metodoloji zanyu n'imyigishirize yanyu abantu batayikunda, kuko mujya mubasanga aho mutakabaye mubasanga, mukabahutarizamo aho ngaho. Kandi at the end of the day mugaselebratinga hamwe nabo, mukinjoyinga. Uyu munsi muri kwinjoyinga ino konje. Iyo batanze konje ya independence muri injoyinga, kuki muyinjoyinga? Kuki mutajya mujya mu kazi? Iyo ni aspect navuga yuko wenda iri cultural, ni mu buryo busanzwe, biserebure mu buryo busanzwe, bidashingiye ku myemerere. Kuko nta usoma yuko Independence Day cyangwa se Thanksgiving Day, nta usoma ko uwo munsi ukwiye kwizihizwa, ko muwizihiza mukaruhuka. Tube smart. Niba mufite ibyo munenga ku myemerere runaka y'abantu, mukwiye kumenya igihe n'ahantu mugomba kubakosorera. Niba umuntu azi yuko Mariya adusabira ku Mana, Mariya akadusabira kwa Yezu Nyir'impuhwe, akaba ari ko abyemera, ubundi uramuhutariza icyo uvuga yuko basenga ibishushanyo. Izo ni imvugo zahuranyije. Izo ni imvugo zahuranyije zihutaza amarangamutima y'abantu. Uzi ko hari abantu ubu ngubu banza imyemerere yanyu kubera ko muri abahezanguni? Ntabwo muri koperative. Hari abantu nzi b'amatorero amwe namwe batakiba no mu miryango yabo. Ukabona umuntu yabaye umunyamahanga no ku muryango we, agahagarara ku idini rye, bene se akaba aribo basengana, abo ngabo akaba aribo bagira ubukwe akabwira, abo ngabo abandi bavukana ntibakibikoza. Kubera iki? Kubera ubuhezanguni. Vuga amazina y'amatorero mubamo, mwayagezemo mubita ngo ni bene so, abandi se niki? Ubwo ni ubuhezanguni. Kugera ubwo umuntu ashobora kugira ubukwe kubera ko mutemera kimwe, mudasenga kimwe, ubukwe bwe hari n'abatajya babutwerera. Imyemerere ni myiza, ariko idini icyo yaje gukorera abantu ni uguhuza abantu. Ntabwo idini yaje gucama abantu ibice ngo ibatandukanye, ngo isenye, yego nyine turabisoma ngo naje gutanya umwana na nyina, ariko mu by'interpreta nabi. Ntabwo ari ku cyo kirabisobanuye. Ntabwo ari ukuba umuhezanguni ugata bene wanyu ukagenda ukarorongotana kubera idini. Tugomba kurijyamo turi n'abasirimu, tukareka kujajingana. We emera imyemerere y'abandi. Niba ushaka kugira ngo umuhindure, shaka uburyo bwiza n'ahantu heza wabikorera, udashingiye ku byo umubonyeho inyuma, ushingiye ku myambarire ye, ushingiye ugasanga umuntu ngo ni umukristo, ukabona umuntu yiyambariye wenda ipantaro n'umukobwa ntago abimenyereye, yaza mu rusengero rwanyu ugasanga niwe muhanze amaso, yiyambariye imyemerere cyangwa uko yibereyeho, yifitiye shanete cyangwa amasikiye nk'uko benshi twayitaga. Warangiza wamubona mu rusengero, ukabona urusengero rwose rurahindukiye, niwe ruhanze amaso. Guys, are you serious? Kubera ko just atemera nkawe, ukumva ukubise hasi, umuntu akaza. Hari abantu mwateye ipfunwe benshi kubera ko yiyiziye, yiyambariye mu buryo bwe. None se uragira ngo abantu bose bazaba nkawe?
abo ni nabo niba muri nemera neza, ni nabo na Yesu yaje gushaka abo ngabo, ntabwo yaje gushaka abazima. Niba wowe uri muzima ahubwo wakabaye unareka bari abarwayi akaba ari bo baza. Narabibonye ahantu nasengeye, ntago ngiye kubavuga kuko kino kiganiro baragikurikiye. Umuntu arahagurutse wenda yiyambariye ukuntu runaka, ukabona abantu bose bamuhanze amaso. Uriya muntu muri kumwangiriza, yiyambariye ipataro cyangwa se yiyambariye mu buryo bwe bw'imyemerere ye nuko yateganyije kwambara, kubera ko ataragendera mu murongo wawe, wumvisha abaye strange kuri wowe. Ntago ari ubusirimu. Abakristo ndi kubwira muri iyizi, abo mbabwira muri iyizi, ntago ndi kuvuga amazina, ariko muri iyizi mugomba guhinduka mugasirimuka. Ntabwo niba ari n'icyaha, niba ari n'abanyabyaha, ntabwo Yesu igeze acira wa mugore, yamuciraho iteka, wa mugore ntuza uriya Mariya, ntabwo igeze amuciraho iteka. Yaramubwiye ati ubwo abakuregaga nta n'umwe uhari, nanjye sinkureze ntukongere gukora icyaha. Uratunga umuntu intoki ushingiye ku myemerere ye, ku myambarire ye, uko umubona, nyamara mu mutima wawe uri umugome. Ni wowe wiri guteranya abantu, ni wowe umenya weakness ya mugenzi wawe akaba ari ugisharinga ku magurupe. Umuntu yakoze mistake runaka, ni wowe ubu wa mbere mu kumusharinga, mu kumukwiza abantu. Wajya mu rusengero wabona umwana w'umukobwa ariziye, yambaye ipantaro cyangwa yambaye yishizeho aka makeup cyangwa yasutse mu buryo udasanzwe wemera, ugatangira ukamugabaho ibitero. You're not serious guys. Ntabwo ibyo bintu bikwiye, ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Nikishene nayishiriyeho no yantu tuganira ku bintu bimwe na bimwe abantu bagira imyumvire mizima, kuko abantu bakwiye kwiga, bakiga kandi bakaba n'abasirimu, bakamenya icyo bagomba gukora mu mwanya wabyo. Ukamenya icyo ugomba gukora in the right place, right time, mu gihe, mu mwanya uriwo no mu gihe gikwiriye. Bitari ibyo tuzakomeza tube uko nguko. Niyo mpamvu amatorero amwe namwe mudakura, muhora muri abantu nabo mwari mufite bakabavaho. Kubera iki? Kubera ko muri abaheza ngone. Ni mwebwe mwibona nkaho mwuzuye, kugira ubwo na societe yindi mwamaze kuyita, mwasanze rimwe mukwiye kubana mwenyine. Ntago ari byo. Nubwo butumwa mutwaye mu butwaye nabi. Rero nimvuga ngo Noheli nziza, ukambwira ngo ndayobye, ko nkubwira ngo happy Thanksgiving day ukabyishimira, nje ufite kambabwire ntabwo ari ubuyobe. Ngewe ntago nayobye, ntunshinja kuyoba, nawe uraba warayobye. Ngewe nizi message ndi kubona abantu, izi message abantu bari koherezanya, gusa namwe hari abari kubikora mu buryo bubi. Ugasanga umuntu muherukanye umwaka ushize, nta nubwo wamusuye cyangwa se ntabwo wamusuhuje cyangwa ngo mubaze n'amakuru, ugafata iki message bakohereje kivuye iriya cy'igitabo kingana na cya giti cya Noheli, ugaforwardinga. Ibi nabyo ntago nabyo ari byiza. Tujye tunenga rwose kandi tunashima ibyiza. Iyo message reka nze ndebe imwe muri izo ngizo, ndibwira ko banazinyoreje ari benshi kandi mwakoze. Ntabwo mbanenze pe, ntabwo mbanenze, ariko reka ndebiye. Inshuti yanjye, manje kugusuhuza nkwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ariko byaba bibabaje cyane urangije umwaka ugihumeka umwuka w'abazima, hanyuma ntiwifurize umuryango n'inshuti Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ariko njyewe kuko uri inshuti nziza, ukaba uri n'umuvandimwe, niyo mpamvu nkwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ngira nti uzahaha uronke, uzahoza amata ku ruhimbi. Aya magambo y'uyu mugabo ntago ari amagambo mabi pe, ntago ari amagambo mabi. Ati nkwifurije umwaka mushya muhire, uzahaha uronke, uzagira amata ku ruhimbi. Ayo magambo ni amagambo meza, ni sweet, ni amagambo aryoshye. Aya ni amagambo buri wese akwiye, bitari na Noheli gusa cyangwa umwaka mushya, dukwiye guhora twifurizanya ibyiza, tukabwirana amagambo meza nk'aya ngaya. Aya magambo ni meza, ariko ikosa turi gukora, hari n'abari guforwardinga batanabyumvise, agaforwardinga cyangwa ukabisanga muri groupe wenda runaka cyangwa se ikibina sinzi, ugahita ufata ukohereza, kandi wenda hari n'uwabyohereje mu gitondo, ukongera ukohereza.
ni byiza koherezanya amagambo meza nk'aya, ariko nanone hari igihe mubikora bikaba too much, sibyo? Ukabona ko mugakosore abantu muforwardinga, banza unasuhuze na mugenzi wawe umubwira uti ibihe byiza, amahoro y'Imana, ibiki n'ibiki, urumva rwose nibyo bikwiriye. Naho gufata ibintu muri hangana, naho gufata ibintu ugafata ukohereza ukagira gute, ntabwo bikwiriye rwose. Tubane neza kandi tubane mu mahoro, twifurizanye ibyiza mu minsi mikuru nk'iyi ngiyi ya Noheli n'Ubunani. Abantu bifurizanye ibyiza, ariko binahoreho rwose, bikajya biba iby'umunsi umwe gusa, bihoreho. Mureke bihoreho ibi bintu, tujye duhora twifurizanya ibyiza. Tubwire abantu ngo mwaramutse, tubwire abantu amagambo meza, mwiriwe, umwaka mushya, Noheli nziza. Nimba ngo Noheli nziza ntabwo ari ubuyobe, bikubwira nk'uko nakwifuriza n'ibindi byiza kandi nabyo ukabyishimira. Rero reka nsoze ikiganiro mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Mbifurize amahoro y'Imana, ibyiza byose bizakubeho muri uyu mwaka. Abahombye uyu mwaka uzabe uwo kunguka, abarwaye n'abarwaje uyu mwaka uzabe uwo kugira amagara mazima n'impagarike. Uko twinjira mu bitaramo dusoza umwaka, twiragize Imana cyane kandi tuyereke imiryango yacu n'abarwaye bari hirya no hino, ariko tunasangire n'abadafite ibyo barya. Uyu mwaka ntabwo wakabaye umwaka Noheli n'Ubunani, ntabwo byakabaye igihe cyo gufata amafaranga twakariye mu mezi 3 ngo tuyarye mu cyumweru kimwe. Abantu barazigama, abana bari mu mashuri, abantu tuzigame, twishime kandi mu rugero. Urubyiruko ntabwo ari umwanya wo kubona za DUI kubera ko mwatwaye mwasinze. No, ntabwo ari umwanya wa DUI, ntabwo ari umwanya wo kugongana w'amaksida kuko insurance zirahita zizamuka. Reka rero mbifuriza ibyiza kandi mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe, umwaka mushya muhire. Nongere mbibutse cya gitaramo cya korali Aleph Singers, cyane cyane abatuye muri Arizona, muri Phoenix, aho ngaho muri Tucson. Hari n'abandi baturuka hirya aho ngaho za Nevada, za Vegas na California. Ni hino, California nayo ni hino, muri iyo hino itari kure cyane. Mwese ndabatumiye muze mu gitaramo cya Aleph Singers. Hanyuma duhimbaza Imana, dusoza uyu mwaka twinjira mu wundi dufite amashimwe, twereka Imana yuko twanyuzwe n'ubuntu bwayo. Abandi bari kumwe n'iyo korali ni Dukumbuye Ijuru, ni korali yindi yitwa Zion, ndetse na korali yitwa Joy Givers, cyangwa se abantu batanga ibyishimo. Hanyuma Imana ibarinde, umwaka tuzawurye ntukaturye nk'uko abantu bakunda kubivuga. Umwaka uzatubere uw'uburumbuke no gutera imbere mu buryo bwose bushoboka, umwaka wo kubana neza, wo kuziba ibyuho byatejwe n'icyo ari cyo cyose. Ciao, Imana ibahe umugisha. Shalom kuri mwese.